tujya dushaka kumva ko intambara iri hano mu isi. Intambara yahereye mu ijuru iri hano mu isi kuko umuntu yahawe ubutware bwo guhitamo igihe iteka ryose udashaka guhitamo, kandi ngo wirinde nanone umenye kubana n'abantu bose iki amahoro. Byanze bikunze umuntu azagwa mu mutego kuko umuntu ni wo guhitamo. Kandi ndagira ngo ubwire ahangaha, umuntu ni we ufite imbabazi, ni we ubabarirwa. Ntago Satani afitiwe imbabazi, we yarangije gucirwa urubanza, yarakatiwe burundu. Mwimitse ndagira ngo nkubwire, banza urebe uburyo yahamagawe, numara kureba urebe imikorere ye, numara kureba imikorere ye urebe n'imigendere ye, numara kureba n'imigendere ye urebe n'imivugire ye, numara kureba n'imivugire urebe na disipurine ye, numara kureba na disipurine ye ubanza urebe nawe uburyo yifashe hanze. Kuko bavuga ko bawuvukiyemo, abandi bakaba mu murimo, bavuga yuko bafite amafaranga, ariko nakubwiye ngo ibyo ntago bizajyana umuntu mu ijuru. Ariko ni ngombwa kugira ngo bawukore, ariko nyamara nta ngororano bafite. Tujya dushaka kumva ko intambara iri hano mu isi. Intambara yahereye mu ijuru iri hano mu isi kuko umuntu yahawe ubutware bwo guhitamo igihe iteka ryose udashaka guhitamo, kandi ngo wirinde nanone umenye kubana n'abantu bose iki amahoro. Byanze bikunze umuntu azagwa mu mutego kuko umuntu ni wo guhitamo. Kandi ndagira ngo ubwire ahangaha, umuntu ni we ufite imbabazi, ni we ubabarirwa. Ntago Satani afitiwe imbabazi, we yarangije gucirwa urubanza, yarakatiwe burundu. Icyo asigaje ni uguhananwa n'abamukorera. Niyo mpamvu rero dugomba kubana nande na Kristo mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye, kuko niwe mugwaneza, niwe twigiraho. Utigira kuri we rero ndagira ngo nkubwire ngo arimo kurushya iminsi y'ubusa. Uwo muntu utigira kuri we turamumenya gute ko nari mu kibuga murimo? Ikintu turamumenyeraho, navuze ngo icya mbere ni imbuto, icya kabiri ni imirimo. Rero ahangaha finari tugomba kumumenyeramo. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani intego yibanzeho ni ugusebya abakorana n'Imana, ntabwo ari ugusebya abakorana nawe, kuko intego ya mbere yarakatiwe, kandi n'abamukorera nabo ntibashaka kwemera, ahubwo barashaka kwerekana ko bakize. Ariko biriya ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hamase umuntu ntashobora kubura imbuto ariko akagira imirimo. Ese iyo mirimo ifite agaciro? Oya, ntago bibaho. None se nkubaze, iki giti, reka nguhe nk'urugero, ugasanga umuntu muri karitsiye niwe wabazengereje, nta mbuto ziba muri karitsiye, aho ugasanga muri repetisiyo niwe muntu wa mbere uza muri repetisiyo, ugasanga n'umuyobozi wa korali, reka namere ku baririmbyi, ugasanga niwe uzi kuririmba, niwe witanga muri ko arazinduka, imisanzu arayitanga, ariko muri karitsiye ni umurozi wamaze abantu. Uri kubyumva? Iyo umwegeye niwe ku ngumi arakubita. Muri karitsiye nta mbuto ziriyo, ariko ku murimo w'Imana agira muri korali niwe muntu uzi gusirimba, niwe muntu uzi guhanura, niwe muntu uzi kubwiriza mu rusengero, niwe muntu ukora ibitangaza. Ntakora imirimo se? Urakoze cyane, aho ngaho reka tuhagendemo. Arakora imirimo yo mu rusengero, ni ukuvuga ngo ameze nka ba batambyi bari barazanye inuma n'intama ku rusengero n'ihene kugira ngo utajya kubishaka kure. Ariko Yesu aje yatweretse ko ibyo bitari byo bizajyana umuntu mu ijuru, ahubwo umuntu azajyanwa mu ijuru no kugendana no kumvira ijambo ry'Imana no guca bugufi, ukabana n'abantu bose iki amahoro. Kuko ibyo bintu pastor, icyo nibyo mbona biri kwica n'umurimo w'Imana. Abitwa abapasiteri b'iyi minsi bari kugendera kuri uwo muntu, nimba uwo muntu ari kuzana icya 10 cy'amafaranga menshi, ari gutanga ituro ritubutse mu rusengero, afite ijambo, ariko bahise bamuha inshingano runaka batamanje kubaza amakuru, batamanje kureba ku mbuto, barebye ku bifatika, barebye ku turo ari gutanga, barebye ku cya 10 ari gutanga. Ari n'ukuntu ashobora kuza akavuga ati ngiye mu rusengero, wenda n'urugero bafite icyifuzo cyo kugura intebe, akaza akavuga ati ngiye uyu munsi natanga intebe 200. Ntacyo, ariko kandi nubwo zitaze ntakijijwe, ahubwo kugira ngo hatazajya ujya gusesera akajya kureba imbuto,
ahise bahuma amaso ugasanga bitewe n'uko mutasenze cyangwa se bagenzi batasenze bahise bamuha inshingano runaka ariho bizasanga aje ari ikirura umuntu umusanze ngo mwaturiye amusambanya kumbe ikibazo siwe ikibazo ni uwamwimitse. Urakoze cyane uwo nawe wamwimitse ndagira ngo nkubwire banza urebe uburyo yahamagawe numara kureba urebe imikorere ye numara kureba imikorere ye urebe n'imigendere ye numara kureba n'imigendere ye urebe n'imivugire ye numara kureba n'imivugire urebe na disipurine ye numara kureba na disipurine ye ubanza urebe nawe uburyo yifashe hanze kuko impamvu nyikubwira ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi ntago bari mu murimo ko bahamagawe n'Imana ahubwo bari mu murimo kuko bamwe bahamagawe n'ikene wabo abandi bakaba mu murimo kuko bavuga ko bawuvukiyemo abandi bakaba mu murimo bivuga yuko bafite amafaranga ariko nakubwiye ngo ibyo ntago bizajyana umuntu mu ijuru ariko ni ngombwa kugira ngo bawukore ariko nyamara nta ngororano bafite ariko urumva ko uwo murimo noneho andagura urugero rwa Kristo ahamagara intumwa 12 na Yuda Isikariyote yari arimo ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko bukeye uko bwije yagiye yikura mu murimo na n'ikigerero nicyo biri kudusaba kuko ntuzabona Yesu atunga urutoki mu bigishwa bwaravuga ngo uwo turi buhurize mu mbehe agatera intogo niwe umbangiriye n'iryo jambo bavuga ngo abigishwa bagasigara barebanwamo bivuga rero natwe igihe tugezemo ni ukubanza kumenya imikorere yabo uri kumwe nabo nabugendana nabo kuko biravuze ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe umwanzi w'umuntu abo wo mu rugo rwe gute urumva kuba mwaba musengana n'umuntu akaba ari uguhirika cyangwa akaba ari ukwifuriza ko wafunga cyangwa akaba ari wifuriza kukunyaga kandi akaba ari wifuriza kugira ngo urumva wari umuntu w'Imana cyane Satani ni ikirura rero niyo mpamvu Yesu avuze ngo tugomba kubana nabyo ariko twirinda twihangana muri byose. None se bitewe n'ukuntu muri gukora umurimo reka mbyite ko muri gukora umurimo w'Imana nabi wihangane neza nimvuga gutyo sindi ko gushinja ndi kuvuga muri rusange uko byumva oya nta urabize ko inshuti yanjye oya mu murimo w'Imana nta bucuti bubamo kuba nakwicaje nuko nzi ko uri mu bantu bagifite inzira ziva Siyoni none ko muri gutukisha izina ry'Imana mwakomerekeje abantu benshi mu rusengero hari ahantu ho gukirira nabiravuga ngo imbere y'Imana ntago hapfira ahubwo arahakiriye ku uyu munsi aho twite imbere y'Imana hatariho mu magambo bari kuhapfira aho kugira ngo bakirire ejo ndi kuganira n'umwana w'umukobwa ntago ndavuga izina rye ambwira uburyo yakomerekeye mu rusengero akomekejwe n'uwitwa umushumba aho uganira n'umushumba ukavuga ati rero mushumba burya ukamubwira ubuzima bwawe gusanze muri biro umusanze muri biro akahita binyuza muri systeme y'ubuhanuzi kugira ngo yemeze abantu ko ari umuhanuzi wa nyawe aho kugira ngo abantu bakirire imbere y'Imana bahapfiriye bahakomerekeye urumva babaye ibisenzegeri bitewe n'abitwa abakozi bitewe n'abakababereye abungeri bibe n'abakabereye ababyeyi mu buryo bw'umwuka mwakababereye ababyeyi ariko mwababereye ibirura babaye nk'ikirura twashyize mu ntama cyamaze intama uyu munsi muri kubona amaherezo dusabe leta izane imitoroshi. Urakoze cyane reka mbikubwire neza mbisubiremo ntago ari ubu gusa uhereye mu itangira ry'irema Satani yaje ari umuzura ari umunyazi kandi ntago Satani akorera mu babi ahubwo Satani yivanga mu beza ariko kabiri Yesu avuze ngo iki ngo twirinde muri byose abantu rero babuze kwirinda ikindi cya kabiri abantu babuze guca bugufi ahubwo barashaka kujya kuri Mana wambonye ntago Imana itubona kuko twakoze ibintu pasiteri akatumenya ntabwo Imana itumenya kuko twagiye ntazi imbere yawe nipongo kuko nakuguriye fanta cyangwa inkweto oya ahubwo Imana imenya nkubaha unsuzugura imenya nkubaha unegura imenya nkubaha umvuga amagambo mabi niyo mpamvu ari we mujyanama wa mbere kandi akazagaruka akaba n'umushinjacyaha kuri abo ngabo
ndi kwibaza ikibazo gifite intama cyangwa gifite umwungeri. ikibazo si umwungeri ahubwo ikibazo ni abungeri gito kandi abo nabo uhereye mu itangiriro bari mu gihe cya Sawuli na Dawidi. Ariko intama turayishinja iki uyu munsi? Intama ikintu twayishinza ni kimwe, ntabwo iri kumenya kwirinda. Intama ikindi twayishinza ntabwo iri kumenya igihe. Ntabwo turumvikana. None umushumba rero ikintu umushinza urumva nawe simureka. Ntabwo umushumba ari guca bugufi imbere y'intama ngo aziyobore neza, ahubwo ari kuzitemiritsa. Guca bugufi ushatse kuvuga guca bugufi se no kuzipfukamira? Guca bugufi cya mbere banza utega amatwi, numara gutega amatwi nurangiza usenge.